iyo mvugo rero yo kurya ibinyoni ivugwa mu gihe umusore yifuza gusaba umukobwa ngo bakorane imibonano mpuzabitsina icyo bita kurya ibinyoni. Rero iyo bagize nyine iyo baryamanye bagakora iyo mibonano bari ibinyoni. Hari aho twagezeho ngo shango namufashe ngo bari gupfura ngo amababa y'inyoni ibintu nk'iyo ngibyo. Sibomana Emmanuel umwana nyine ni ryazi ndi Patrick wo mu Runana, umusore w'urubyiruko, umwe mu rubyiruko rw'Inyarurembo, ni umusore uhagarariye urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge n'imico itari myiza. Urebye n'uwo Patrick. Se Patrick ubundi wageze mu Runana inzira ziba nyinshi. Najyaga numva Runana nyine nk'abandi Abanyarwanda bose, ariko ko njye numvaga nshaka no gukina ikinamico yaba ari Urunana yaba ari indi yibonetse yose, mbaririza aho Urunana rukorera. Bandangira ko ari hano kuri Stade Amahoro mu hepfo yaho. Ndaje nteri ntamwe njyewe aho bari baninsanga hari n'icyapa cyanditseho Urunana. Ngezeyo ngeyeyo nyine kuri reception ndabibabwira nyine ko bakunda kandi nifuza gukina Urunana, barabyishimira. Ariko bambwira ko nyine atari kubivuga mu magambo ahubwo ubishyira mu nyandiko. Inyandiko nyine nanditse ibaruwa nshyiraho na nimero zanjye za telefone, kiragera rero barampamagara. Icyo gihe nandika ibaruwa hari mu mwaka wa 2010. Bampamagara mu mwaka wa 2012 hashize imyaka 2. Ngiye rero ntabwo bahise bampa uwo mwanya, ahubwo bakoze ikizamini kuko nahuye n'abandi bantu bari bakeneye uwo mwanya. Kubw'amahirwe rero mbarusha amanota nyine mbona umwanya gutyo wa Patrick. Ntangira kwitwa Patrick gutyo. Tuributsa abantu ko turi ku Ibendera TV, ni umurongo mugari unyura ugeraho unyuze kuri YouTube ukandika Ibendera TV ukaba tugezeho. Hanyuma Patrick, reka abantu benshi bakunda kukumva mu Runana, ariko injiramo gato ugire nk'akantu kina ku buryo umuntu yahita yumva ko ari wowe koko. Hari utuntu njya nkunda gusakiranaho na Petero cyangwa se guhura namutije velomoteri. Urumva namutije velomoteri ngo yaje kuyintira nyine. Hari ukuntu umuntu aba ashaka kujya kurya abana cyangwa se nkakina nahuye na Mutesi. Ndibuka role zagiye zitambuka vuba ahangaha yaje kugura amavuta ya Mukorogo, ariko mbwira abantu batukiye ko amavuta ya Mukorogo ari mabi. Ubundi Leta y'u Rwanda yarahagurukiye kuyarwanya, mbwira nabo yisiga ko ari mabi. Abandi nibi ba Honorine na ba Benita nawe dukunze guhura. So kuba nakina akantu nk'ako gakora bisaba ko n'undi ndi kumwe n'umwe muri baba nyine ngo tuganire ku bintu bari biganiro. Aho umuntu ubukunda Urunana nyine yumvise mvuga ntabwo yashidikanya ko atari ngewe. Ngewe naje. Waje. Hanyuma hari terme muri gukunda gukoresha cyane mu Runana bita kurya ibinyoni. Niba ari uko iriya yaturutse hehe, yisobanuye iki? Iriya terme cyangwa se iriya mvugo navuga ngo igezweho, ziko numvise byarenze Urunana byageze mu bantu bose. Usanga umuntu ashaka kuzimiza nyine abwira umukobwa ngo shaka ko turya ibinyoni. Iriya ntuza n'uwangu mu Runana iyo tugiye gukina ntabwo najya kuyitira ngo mvuge ngo ni iyanjye wayishyizeho, ahubwo ngo yaje muri script twagombaga gusoma. Nagombaga gusoma mu izina nyine ry'Urunana, uburyo byasohotse ni njye wayizanye bwa mbere. Ariko nanjye nyikesha abanditsi bacu beza kandi nshimira kuko aho Patrick ageze, aho buri mukinnyi w'Urunana wese ageze, abanditsi bacu by'umwihariko n'umutoza wacu Kubwimana Serafine nagira gutya kabisa. So iyo mvugo rero yo kurya ibinyoni ivugwa mu gihe umusore yifuza gusaba umukobwa ngo bakorane imibonano mpuzabitsina, icyo bita kurya ibinyoni. Rero iyo bagize nyine iyo baryamanye bagakora iyo mibonano bari ibinyoni. Hari aho twagezeho ngo shango namufashe ngo bari gupfura ngo amababa y'inyoni ibintu nk'iyo ngibyo. Uri gutereta, uri gukorakora umukobwa, uri kumwambura imyenda, uri gupfura nyine ibinyoni, amababa y'ibinyoni. So bari mu rwego rwo kwigisha, ariko ntabwo ari byo mu buzima bwa buri munsi. Nyine ntabwo ari byo wategereza uwawe ukagira umukobwa mukakundana kikazagera mugashakana nk'umugabo n'umugore binyuze mu bumana mu mategeko gutyo.
hanyuma Patrick mu runana harimo abantu benshi mukinana wakumva wishimiye gukina nande mu bantu muri kumwe mu runana urumva buri muntu wese buriya afite umwihariko ari Petero turahuza ari Benita iyo ndi kumutereta akangora nkona ntari gufata amasomo n'imitoma ari kumutera nayo nyine muri uwo murongo nyine ubona abirimo n'abandi bakaremera buri muntu wese afite umwihariko ntabwo rero navuga ngo nahitamo uyundi kundi ahubwo buri muntu aza mu mwanya we kandi mu gihe gikwiriye mu gihe gikwiriye ariko harimo nk'umuvuga uti uyu hari ibintu by'ubwenge mwigiraho ku buryo nanjye byamfasha kugira ahandi ngera nk'uwo ninde mu runana kuko ngenda urubyiruko nyine ndimo ndi umusore abo dukinana n'undi bikasa nk'aho amata ifuhuye n'amazi nyine bigakora ubugari mu mata by'amavuta ni abarundi tuba turi mu kigero kimwe kuko n'amagambo arisukiranye reka ng'urugero niba bampaye gukina ndi kumwe na Petero ndi kumwe na Benita ndi kumwe na Mutesi urumva ndi kumwe na Honorine urumva ni abantu turi mu kigero kimwe urumva nta bantu turi mu kigero kimwe n'aho ngo sina ngombwa ko ngendera ku ijambo kuri script abo ni nango nimba bamaye gutereta umukobwa nanjye ngomba kwishakamo amagambo nakabwira umukobwa urumva n'uturingushyo n'iki ntarinze njya kureba ibyanditse byanditse ugomba kuba umurongo ugenderaho ariko abantu baba muri mu kigero kimwe nibwo bikorera kutabukirana bariya baba bakuze b'abagore n'abagabo hanyuma rero kugeza ubu ngubu urunana rumaze kukugezaho iki imyaka umaze kumaramo wayitubwiye ariko si ubu umaze kugera ku kigifatika mu runana ntabwo najya kubeshya ngo mvuge ngo nubatse n'inzu ariko rwamfashije kuko naraguze ikibanza kiri mu cyaro urumva ikibanza nakibuze mu cyaro ubundi mbasha kwibeshaho mbasha kurya nkigurira ipantaro nkisorera nkisengerera reka tugere ku musozo yenda ubutumwa inama ubutumwa mbere y'ubutumwa nuko nabwira abantu bankunda ko uretse ikinamico n'abana bajye banyumva no kuri Radio Rwanda hari itorero bita Indamutsa za Radio Rwanda za RBA ko naho sigaye ndimo n'ubu tuje kurikodinga ariko ho ntabwo tugira role imwe hora ngo ahora afite izina nk'uko nkora afite izina Patrick mu runana ko bahora bahinduranye so nabakangura kujya badukurikira mu Ndamutsa nyuma y'urunana no mu Ndamutsa akajya banyumva by'umwihariko bakabakurikira ikinamico yo kuwa kabiri saa 2:45 ikindi nuko nabwira abantu bagakora ikinamico harimo kuba butandukanye ikindi haba ari mu runana haba ari mu Ndamutsa ikindi bagakunda umurimo bagakunda igihugu cyabo bagaharanira gukora ibikorwa bibateza imbere ubwabo umuryango wabo n'igihugu cyabo ubundi bakihesha agaciro nakoze ikindi bambona ku mbuga nkoranyambaga zanjye by'umwihariko Instagram nitwa Sibomana_Emma ariko kuri Emma ni murakoze.